Nongeye kubasuhuza inshuti, abakunzi, abavandimwe, nongeye kubifuriza umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe. Uyu munsi nje kubaganiriza ku kintu cyane cyane, ndi muri ku gisate cy'ibikomere cy'abantu bagiye batandukana. Hari umuntu wambajije ibibazo byinshi kuri iki kintu, ndagira ngo tukiganireho uyu munsi wa none. Tukiganireho, turaganira ku kuntu umuntu yakomeza gushyikirana n'Imana nyuma yo gutandukana n'uwo bagiye bashakana. Turi buvuge ese koko gutandukana n'uwo mwashakanye buri gihe ni icyaha koko? Murabizi ko ibi bintu bitavugwaho rumwe n'abantu benshi, bitewe n'amadini, bitewe n'amadogitrine. Ikindi Bibiliya dusoma ni imwe, ariko abantu murabizi ko abantu bayisobanura ku buryo butandukanye. Mbanje kwisegura rero ku kintu cyose naza kuvuga hano, cyose kitari buze kumvikana neza mu matwi yawe, kuko iyo tugeze ku kintu kijyanye no gutandukana, abadivorce, byongeye ari abantu bari bazi Imana, hari igihe abantu benshi tutabyumva kimwe. Ariko hano gutanga ibitekerezo ku muntu ku giti cye ntago birwanywa. Iyo mfashe mikoro ngafata umwanya nkaza hano imbere yanyu ugatanga igitekerezo, nkabaganiriza uko mbyumva, ubundi uba ugomba kuza nawe ugatanga icyawe igitekerezo, ariko ntabwo utuka mugenzi wawe. Kuko mikoro ibifunguye, nawe wafungura YouTube channel yawe ukavugaho ibitekerezo byawe, abantu tukagukurikira. Iyo umuntu aje agafata umwanya rero agatanga igitekerezo cye, kiba kigomba kubahwa, nawe ugashyiraho icyawe muri comment, gutyo gutyo tugafashanya twungurana ibitekerezo. Ariko murabizi ko iki kintu cya divorce, gutandukana n'uwo mwashakanye, abantu benshi bajya babigira intambara ikomeye, abadini agatsimbana byinshi cyane. Murabizi ko hari naho abageni bamwe badashobora kubashyingira iyo bumvishe ko umwe muri bo ari umudivorce. Bifite nawe uko bagiye basoma ibyabo. Rero ndagira ngo tuganire kuri iki kintu, muze gutega amatwi. Uyu munota niba wubatse usabwa kucyumva, niba utanubatse ubusabwa kucyumva, kubera ko birashoboka ko nawe iki kintu cyakugwirira cyangwa se kikaba kiri ku mwana wawe. Ariko nyamukuru icyo nge mbangamije mba ndi kugira ngo mbabwire ngo nimubyuke, kuko hari umuntu utana n'undi akajya mu bwihebe, yamara kujya mu bwihebe akamera nk'aho atawe, akamera nk'aho atakishima, akamera nk'aho abantu bamwanze n'Imana ikamwanga. Mu by'ukuri ntabwo Imana yakwanze. Ngiye nkunda kubabwira nti, niba umuntu yaragiye kubaka urugo ntibyemere, ntimwumve mvuga gutyo ngo nuko nanjye nabaye muri iryo shuri. Buriya impamvu aba bantu bavugira amanywa n'ijoro nuko nzi akababaro, uburibwe, ububabare bahura nabwo. Umusozi utabayeho ngo utureho ntukabara amakuru yawe. Ntabwo njya ngaya cyangwa ngo mbwire Imana ngo kuki wakoze ibi, kuko finaroma naje kumenya impamvu kinyine Imana yanyujije mu ishuri ry'urugo, nkahababarira ngahura n'ibintu byinshi. Ari byo bituma umuntu mbonye ufite iki gikomere mwumva vuba cyane, rwose nkamwumva vuba cyane pe, mwumva vuba cyane 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 cyane. Mwese n'ubundi ndabumva, ariko umuntu wanyuze muri iri shuri cyangwa ukiririmo, hari uburyo ahabwa n'inama, urugo rwe rukaba rwakongera rukazuka. Cyangwa bitakemera leta yacu umubyeyi irebye ikabona hari umwe uri kurengana, ibibabwiye ati bugiye hariya nawe ugiye hariya, kuko twe mwese turacyabakeneye, muracyari abaturage b'igihugu. Rero hari ukuntu sosiyete dutuyemo yafasha aba bantu nk'ibicibwa, ibafata nk'aho ari abantu b'imburamumaro, ibafata nk'aho ari abantu bafite ikibembe, kandi aba bantu ni abantu kimwe n'abandi. Narababwiye ngo iyo umuntu agiye kubaka urugo ntibikunde, ni nk'uko wajya gushora amafaranga, ibyo wari wateganyije gukora ntibicemo ugahomba. Mu by'ukuri urababara, watakaje imbaraga nyinshi, wahaye umuntu urukundo rwe, wamuhaye igihe, wamwimariyemo. Ibintu ni ibikomere umuntu agenda ahura nabyo. Ba mama mwakomeretse, ba papa mwakomeretse, rwose ntabwo nitaye ngo uwo mwashakanye mwabanje gushyingirwa cyangwa ntimwashyingiyeho ya. Ushobora no kugenda ukabana n'umugabo wawe ukamara imyaka 2, 3, 4, 5, ukamuha amaraso yawe, ukamuha ubuzima bwawe, ukamubyara cyangwa ntunamubyarire, ariko icyo ni igihe uba waratakaje. Ntabwo mvuga ngo umuntu watandukanye n'undi ntabwo araba baranyuze mu nzego za leta gusa, cyangwa imbere y'isengero n'abashumba cyangwa abapadiri babahesheje amasakaramentu, bamvuga muri rusange.
aba bantu ntabwo ari abo gutabwa, aba bantu baracyafite umumaro muri sosiyete nyarwanda, haracyafite ibindi bashoboye. Ariko ikibazo cy'abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, iyo umuntu agiye kubaka urugo ntibimugendekere nk'uko yabyifuzaga. Abantu muhitamo mubona nk'aho ari umuntu utuzuye, ngo kubaka byaramunaniye, ngo ni ikigoryi kiraho kirirwa kigenda. Ese kuvuga ko umuntu aragiye kubaka urugo ntibyemere, ni ukuvuga ko nta bindi ashoboye? Abantu b'abanyarwanda, aho abantu bari mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mujye mukosora iki kintu. We kuba uri mu rugo uyu munota si ukuvuga ko ari uko uzi gufata umugabo wawe neza cyane kurusha abandi bagore, cyangwa se kuba uri umugabo ukaba ukimurimo. Ntabwo ari uko uri umupapa mwiza twaha amanota 100%, ahubwo ni ubuntu bw'Imana bukikubeshejeyo, sibyo? Ubu harimo n'abagore bari bazi kubaka neza kukurusha ariko batakiri mu ngo, bagiraga n'isuku kukurushaho, ukaba ugira umwanda ariko ukaba ukirurimo. Buri ibintu bisenya ingo z'abantu ni byinshi, nabibaganirije byinshi bigiye bitandukanye, byigisho by'umuryango binyura hano. Rero aho uherereye hose mu migabane igiye itandukanye, rwose wumve ko Apotre Rosine ngufite ku mutima, ndagukunda, ntabwo nakujugunya ngo nuko wagiye gusenya urugo bikanga, ntabwo nakujugunya mama, oya papa, ntabwo nakujugunya. Nzaga uhinda uhura nako, nzi ukuntu kuba warubatse urugo ukaba utarurimo bibabaza, nzi ingaruka zibamo, imbi cyangwa inziza, byose ndabizi kuko je suis assez grande, ndabizi byose. Rero reka dukomeze ku icyo nari ngambiriye kubabwira, ariko uri umuntu mushyashya wakora subscribe kugira tujye tubana mu nyigisho. Reka rero twumve ukuri kw'ijambo ry'Imana ku bijyanye na divorce no kongera gushaka. Twumve icyo Bibiliya ivuga ko kuri iki kintu abantu bahora bibaza, bahora bapfa, bahora bavuga amanywa nijoro, bitafatwa rumwe. Ubundi twese twizerera muri Bibiliya. Reka twumve icyo Bibiliya ibivuga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, icyo Bibiliya ivuga kuri divorce ni iki? Muri Maraki ibice 2 umurongo wa 16 aravuga ngo kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga ati nanga gatanya. Iyi mirongo ikunze gukoreshwa rero n'abavuga ko divorce itemewe, ariko dukeneye kwitondera ibisobanuro by'uyu murongo. Siko bimeze. Imana yanga divorce nkuko yanga icyaha cyose, ariko ntiyavuze ko divorce idashoboka cyangwa ko idashobora gukorwa mu buryo bwemewe. Hari aho divorce yemewe, siko bimeze. Iyo dukomeje rero mu ijambo ry'Imana, murabyumvishe icyo ijambo ry'Imana ribivuga. Iyo dusomye rero muri Matayo, Yesu yavuze iki kuri divorce? Twumvishe icyo Bibiliya ivuga kuri divorce muri Maraki 2:16. Ariko se Yesu we yavuze iki kuri divorce? Matayo 19 umurongo wa 3 ugera ku 9. Yesu aravuga ko umuntu atagomba gutandukana n'umugore we kiretse habayeho ubusambanyi. Matayo 19:9. Ariko ndababwira yuko umuntu wese utandukana n'umugore we keretse habayeho ubusambanyi agashaka undi, abasambanyi. Siko abantu benshi bavuga ngo, ariko ndababwira yuko umuntu wese utandukana n'umugore we keretse habayeho ubusambanyi agashaka undi, aba asambanye. Mwabyumvishe? Aha Yesu we aravuga ko iyo mpamvu ari ubusambanyi, sexual immorality. Divorce rero irashoboka, kandi uwatandukanye ashobora kongera gushaka. Umugabo cyangwa umugore wasambanyirijwe afite uburenganzira bwo gutandukana no kongera gushaka. Yesu ubu ntabwo mubyumvishe? Noneho rero dukomeze twumve nanone icyo Bibiliya ivuga. Pawulo yabyigishije ate nawe, kuko Pawulo nawe yabivuzeho mu gitabo cya mbere yandikiye Abakorinto ibice 7 umurongo wa 15. Ariko niba utizera ashatse gutandukana, ni mumureka atandukane. Muri ibyo bintu umuvandimwe muri ibyo bintu umuvandimwe cyangwa mushiki ntabwo ashinzwe, ahubwo Imana yatwihamagariye kuba mu mahoro. Rero iri jambo ry'Imana muraryumvishe ko Pawulo nawe
yashatse kugira icyo avuga kuri ibi bintu bijyanye n'ibi bintu by'abantu bashaka gutandukana. Murabizi ko ibi bintu bitavugwaho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Hano rero Pawulo ikintu yari ashatse kuvuga ahangaha Pawulo ko iyo uwo mwashakanye atizera ashaka gutandukana, umukristo ntaba agihambiriwe, arashobora kongera gushaka kuko ntaba ashinzwe. Nkabyumvishe ibi ni ijambo ry'Imana ndi kubasomera, nta handi ndi kubikura. Twongere turebe kandi ku nyigisho igaragaza ubuntu bw'Imana no kudacira abantu urubanza rw'iteka. Turebe aha hantu nabwo tugira ikintu tuhavugaho. Hari abantu bagenda bacira abantu urubanza ngo uyu yaratandukanye, uyu ntiyatandukanye. Yohana 8:10-11 haravuga ngo Yesu yababariye indaya ifashwe mu busambanyi. Bivuze ko Imana ishobora kubabarira bya bintu byose umuntu yakoze. Iyo usomye kandi mu igitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto 5:17 aravuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. None se ubu ntabwo muri kubona ko ibintu bigenda muciraho abantu iteka bimwe bigenda bisobanuka. Imana itubabarira ibyo twacumuye byose, harimo n'amakosa yakozwe mbere yo kwakira Kristo cyangwa se no mu buzima bwo kwizera. Icyo nacyo mugomba kukimenya, mukagira icyo mugomba kucyungukaho ubumenyi, kuko niyo mpamvu tuba turi hano. Siko bimeze, kugira ngo tubashe gufatanya ijambo ry'Imana no kumenya icyo icyanditswe kigira gute kivuga. Muri make rero uzasanga abantu ducirana urubanza kuri ibi bintu, ugasanga nyine abantu benshi turatsirana urubanza. Wakoze divorce rero atari kubw'impamvu y'ubusambanyi, ariko yihannye, Imana imuha umugisha wo kongera kubaka ubuzima. Umwanzuro twavugaho nko kuri iri jambo, twavuga ko Imana iduha ubuntu kandi iduhamagarira kubaho mu mahoro. Imana ntiyemera ubusambanyi koko, ariko yemera ko hatandukanywa abashakanye kubera guhemuka gukabishe. Siko bimeze. Imana irabyemera. Ikindi kandi murabizi ko buriya ntabwo Imana, niba leta yacu ari umubyeyi ahantu hariho hose, nta muntu wemera ko ashobora kubana n'undi abangamiwe. Hari undi ushobora kuvuga ati ijambo rye rivuga ngo hari uwihangana, kihanganira ibikugerageza. Kwihangana nta muntu byanga, ariko wemera neza ko ushobora kuvuga ngo urihangana bikarangira uhasize ubuzima. Icyo kintu turacyumvikana. Iyo umuntu rero uwabaye mu mubano yangiritse akemera gukora divorce ku mpamvu zumvikana, ashobora kongera gushaka. Ubuntu bwa Yesu rero buhanagura ibyaha byose. Ntitugomba gucira abantu imanza. Icyo navuga ni uko ntimukabeho mu guhora mucira abandi imanza, ahubwo murebera abandi mu ndorerwamo y'ubuntu bw'Imana. Ibyaha byose Yesu yabihaniye ku musaraba. Byose Yesu niho yabigize. Kandi murazi ko Yesu saa 9 yavuze ngo byose birarangiye. Siko bimeze. Turi muri iyi nyigisho, hari umuntu ushobora kuza kwandika muri komenti, nabyo umuntu aba ari kubitekereza, akavuga ngo none se ijambo ry'Imana ko rivuga ngo Imana yafatanyije n'akagira umuntu ugitandukanye. Murabizi ko natwe niyo turi gusezeranya abantu tuvuga iryo jambo. Nibyo koko, iki ni ikibazo gikomeye kandi gikunze kubaho cyane. Abantu benshi rero bashingira ku murongo uri muri Matayo 19:6 cyangwa se Mariko 10:9 aho Yesu yavuze ngo Imana yafatanyije ntihakagira umuntu ugitanya. Aho bavuga ko nta na rimwe divorce yemewe, ndetse n'iyo yabayeho ko kongera gushaka biba ari icyaha. Ariko nanone mwabantu mwe, hano harasaba gusoma neza Bibiliya yose kandi ukitondera ibyo Yesu yavugaga n'impamvu yabyo. Reka hano aho tuhasobanure neza, abantu naho basobanurwa aka kantu. Icyo Yesu yavuze hano ho ngaho, Imana yafatanyije, si buri bantu bashyingirwa ku mugambi w'Imana. Narabibabwiye ndababwira nti ese niki kikubwira ko
aba bantu ubundi dushingiye ari nako Imana igize gute mu ijuru ibemera bari ku mugambi wayo. Si buri mariage iba yafatanijwe n'Imana. Kakantu mukumve, hari mariage ziba zarakozwe n'abantu badashingiye ku mugambi w'Imana. Ndabaha nk'urugero, gusaba umugeni wenda ku gahato. Ntago muzi ko hari abantu bajya basaba umugeni ku gahato se cyangwa ku ngufu? Ntago mubizi. Noneho bikarangiza baje imbere ngo tubahesheje umugisha. Kabiri wenda kurongora umuntu mu bwambuzi cyangwa mu buriganya. Gatatu kwima umuntu agaciro cyangwa kumuhohotera. Ikindi gishobora kubaho ni ukurongorana n'utizera, kandi Bibiliya ibibuza. Igitabo cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto 6:14. Ahantu mwahumvisha aha hantu. Izi mpamvu zishobora gutuma ikintu Imana yafatanyije mwibwira we ngo kirafatanye kandi kidafatanye. Rero dukomeje uko inyigisho muri kumva imeze, Yesu ubwe yemera ko hari igihe divorce yemewe. Nkuko twabibonye mbere muri Matayo 19:9. Keretse habayeho ubusambanyi. Yesu yashyizeho rero uburenganzira bwo gutandukana iyo habayeho ubusambanyi. Hari amafamiye yemeshamo ubusambanyi bw'indengakamere. Ibyo rero bivuze ko nubwo icyo Imana yafatanyije kitatandukanywa n'abantu, hari igihe Imana ubwayo yemera ko gitandukanywa kubera icyaha cyarenze urugero. Ahantu rwose mu byumve, nizere kuko tugenda tuvuga ijambo ry'Imana mugenda musobanukirwa buhoro buhoro. Mugasobanukirwa n'ibintu bigenda bitandukana bitewe n'ijambo ry'Imana. Abantu mugomba kumenya ko Imana ari urukundo mbere na mbere, mukamenya ko turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ni urukundo. Iyo somye muri Yohani wa mbere 4:8, Imana ni urukundo. Wasoma Abaroma 14:17, ubwami bw'Imana si ibyo kurya no kunywa, ahubwo ni ubutungane n'amahoro, ibyishimo bituruka ku Mwuka Wera. Iyo umubano warimo gukubita, guhohoterwa, gucana inyuma kenshi no kutabana mu mahoro, ntabwo Imana iba yarawushimye. Kandi ntidukwiye kwirengagiza akarengane ngo nuko Imana yabifatanije. Siko bimeze. Ibi ni nabyo leta zimwe na zimwe zishingiraho zivuga ziti ntabwo bikwiye ko umuturage ahohotera undi ngo yitwaje ko ari umugabo we cyangwa ari umugore we. Oya. Rero turi nko kubw'ubuntu bw'Imana, nibyo Yesu yavuze ngo icyo Imana afatanyije nayo akagira ukitandukanya, ariko nawe ubwe yemeye ko habaho impamvu zemewe zituma bashakanye batandukana. Niba umuntu yahohotewe, yarasambanyirijweho, cyangwa se yari mu mubano w'akababaro, ntabwo Imana imushinja icyaha ko cyo gutandukana, ahubwo imuha amahoro n'amahirwe yo kongera gutegereza ubuzima. Rero ndabizi neza ko hari abantu bamwe inyigisho tutari buze kuyumvaho kimwe, ariko ntabwo iryo hishurirwa nabonye ryatuma nagira gute ntarivuga, kubera ko Nyagasani ntabwo akoresha ibiti, akoresha abantu yaremye, kugira dukomeze twungure abandi ibitekerezo. Rero wowe uri mu rugo cyangwa ukaba waratandukanye, ntabwo rwose naguciraho iteka, ntabwo navuga ngo genda ubaho ngaho uheranwe n'agahinda ntiwongera kuza imbere y'Imana. Hoya, ugomba kongera kugaruka ukaza imbere y'Imana, ukumva ko uri umuntu kimwe n'abandi, ukiyitaho, ugasenga, ukarya neza, ukambara neza, ukisiga, ukajya wambara akenda kameshe, ubuzima bugakomeza. Perez sheke la vie continue. Iriya ne sheke iba yakubayeho mu buzima. Rero ntukemere ko Satani agira gute aguherane. Ndifuza gushinga groupe WhatsApp y'abantu bari single. Y'abantu bari single. Buriya muri principe Satani akoresha, nigeze mbabwira ibimenyetso bikwereka ko Satani yinjiye mu buzima bwawe. Hari ikintu bita isolation. Isolation ni ukubaho mu bwigunge. Iyo umuntu abayeho mu bwigunge araniyanga, akihararuka, akumva ko nta gaciro umuntu afite. Rero ndagira ngo mbwire abantu bose muri kuri Apostle Zino Official n'abadahari banyumva, ndashaka gushinga groupe ya WhatsApp y'abantu bari single. Y'abari single, abantu badivurushije n'abadivurushijwe,
ahantu mwahumvishe. Ubundi iyo wadivorushije niyo wadivorushijwe biratandukanye. N'ibikomere ntabwo bingana. Iyo wadivorushije ni wowe uba waratanze divorce, urumva wowe uba waragiye kuyisaba wumva nta kibazo kindi, wumva uri fiyeri, wumva binakwiriye ko ujya gusaba divorce. Ariko iyo wadivorushijwe ni wa wundi bazanira ibipapuro ngo sinya, umugabo we ntagushaka, umugore wawe ntagushaka, sinya. Icyo gihe uba ufite igikomere cyane kurusha icya wa wundi wagiye kuyisaba. Hano cyane cyane ndibanda, ntabwo ndi kuvuga ngo nuko muba mwaragiye mu rukiko mushaka kuba mutari mwanageze munajyayo, ariko ukagera ugatandukana n'uwo mwari mwarashakanye, ni igikomere. Rero ndashaka gufata aba bantu nkabahuriza hamwe, tukaba tugira ibintu tuganiraho byiza byubaka, nkabahuza n'Imana. Nzabahuza n'Imana, nta bindi nzabahuza nabyo. Buriya umuntu ari wenyine, hari abantu batandukanye batacyoga, batagikaraba, bitakarije icyizere, kandi Imana ntabwo ishaka ko muguma muri ubwo bwigunge. Harimo n'abanzuye kutazongera kujya bajya gusenga kubera ko bibaza ngo ubwo bambona gute ngo ndi igicibwa. Harimo n'abihisha imiryango ngo narasebye. Ibyo bintu ntabwo mbishaka. Niyo mpamvu ushaka ko umuntu ushaka kuza muri iyo groupe ya WhatsApp, abagabo n'abagore muremerewe, pfa kuba ari umuntu wigeze wubaka urugo uyu munota, bikaba uko wari wabigenje atari ko ubyifuza, ukaba uri wenyine waratandukanye n'uwo mwari mwarashakanye. Waba umugore waba umugabo, ndagushaka muri my WhatsApp group, uze kunyandikira kuri nimero ya 0788942414. Shaka ko twibumbira hamwe, tugasengana Imana, tugahumurizanya, Imana inyoboye nk'uko iryo hishurirwa ndifite. Aho waba uri hose, mu gihugu waba urimo cyose, umugabane waba urimo wose, pfa kuba wumva ururimi mvuga, wemerewe rwose kunyandikira ukambira ati nitwa Nyanaka, nshaka ushyire muri groupe y'abantu bibana. Ibyo birahagije. Ariko abantu muzazaramwe amatiku n'amaki, oya, ntibuzi kukunda kugira amatiku ukavuruga abantu, rwose ntiwirirwe unyandikira. Ntabwo ari groupe y'akavuyo, ntabwo ari groupe y'ibiki, oya. Groupe ihedinzwe n'umushumba, urumva nta bintu by'akaduruvayo karimo. Ntabwo nibaza ku idini, murabizi. Aho waba usengera hose, upfa kuba uri umuntu wibana waragize igikomere cy'urushako, unyandikira. Abantu muri hanze mutari mu Rwanda, mwongereho ya kode y'imbere y'akamenyetso ko guteranya 25. Iyo utakongeyeho hari unyandikira kuri WhatsApp ntombone. Rero Imana ibaha umugisha, muze tubane, muve mu bwigunge. Shalom, ndabakunda.